Yes, bakozi ba Kigali n'uzo nitandire Kazungu akatiwe iminsi 30 y'agateganyo. Afite umujinya ariko nani uzabikubaza. Ngo binave mu bantu biragoye ariko arasuzugura kuko ntago babarisha abantu bangana kuri nguze uzuseka uko wiboneye. Nyina no kubabaza abantu ngo bereke ko nta kintu bimubwiye. Nyina no kubereka yuko ntacyo bivuze. Niba umuntu yarisha abantu bangana kuri bitaramenyekana nubundi ntacyo bivuze kuza hano. Kubera yakoze ibintu byihariye n'igihugu ndumva cyakora ibintu byihariye nacyo kikamwica. Yes, turi hano impande y'ingoro y'urukiko rwa Kicukiro rw'ibanze aho Kazungu amaze gukatirwa iminsi 30 y'agateganyo akaba yekejwe muri gereza nkuru ya Mageragere. Agashya ku makuru mutamenye nuko abantu babiri mu bantu 14 yabatetse amara kubateka agafata inyama zabo akazishyira muri sima dore ko n'amagufwa yayahonze hahandi hasigara nta kimenyetso na kimwe. Ubu ngubu aho turi tugiye kuganira n'umukobwa bivuga ko mukuru we Kazungu yishe katumwegeze mikoro. Duhe iminota 3 tugenda. Ndabona uri umugabo w'inzobe nkanjye hano. Izina Kazungu abantu b'inzobe twakomeje kwitwa ngo bakazungu. Wowe nk'umugabo mukuru ubona umuntu w'umusore nkuriya usa neza mu boga. Mbyumva ibintu birakabije kuko Umunyarwanda afite ikibazo gikomeye cyane no mu rukiko n'amagambo bumva bavuga birarenze sindabyumva ariko numva babivuga nariya numvaga barimo kubivuga kuba baravuze ngo izamu ni iryanye n'umupira mwavuga mukawucamo murumva ko ni birebire. Rero usibye Imana yonyine niyo kurengera abantu bayo numva nta kindi narenzaho birakabije. Ntacyo warenzaho iyo yararimo atubwira Ntacyo narenzaho kuri Kazungu ni indengakamere biteye ubwoba. Abantu baravuga ngo kuba mukata imyaka 30 y'agateganyo ngo nagahinda gakomeye. 30 ubundi nta nubwo yari ni mikeya. Ni mikeya bitewe n'ibyo Kazungu yakoze. Nukuri ntago twebwe twabuze uko tubivuga noneho kugenda kiramanta giseka hariya n'ibintu cyakoreye abantu. Ubonye se ko mva mukorera iki? Sha umva mbonye ngiye namujyana ahantu nanjye bakamuduha natwe tukamwihanira uko Kazungu yakoze ibintu bibi tukamwikiza. Muri mwembe ubonye wamucisha ko ari umugabo ukanganye. Ntago umva umunyabyaha yirukana ntawe umwiruka. Yes, dukomeze tunyire mu baturage baje batandukanye Kigali n'ubuzima 500. Nabona motari atwara ibintu n'ibintu motari atega meze biteye mgabo fresh. Abonye Kazungu ntabwo ubwa mbere mubonye. Oya ntabwo ari ubwa mbere n'ubushize nari impari. Urebye ubushize uburyo umutekano wari ugaragiwe n'uno munsi n'uburyo mubonye arimo arasekana n'amwenyura cyane. Umva yari afite akanyamuneza ariko se twe turababaye. Okay, uko mubibona imodoka irimo inzego zigiye zitandukanye zangabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu nizo zari zanashinzwe gusaka abantu. Abaturage baracyari hanze baracyakomeje kuvuga ngo Kazungu ntago yarakwiriye kuba yakatirwa igihano cy'iminsi 30 ariko umushinjacyaha ko Kazungu afite iminsi 5 yo kujurira. Salama mugabo. Meze neza?
abaturage baba bafite n'ubwo bavuga ati ikintu cya mbere ni amakuru, ariko amakuru tuba twizeye nuko ahangaha twari turi nkuko wenda hariya mu video mutemura mu kanya muragenda muyabona n'abaturage bagana. Salama bro. Utwara abantu n'ibintu, utwaye umuntu nka Kazungu agahagarara bati n'ibyo ufite byose namutuyime nkuko wamubonye bana Oyorange twahangana naye ndije nago noroshye. Ubwo ije ushaka kuvuga iki muri systeme wize cyangwa mu yumva akati iminsi 3 gateganya muri gereza nkuru ya Nyarugenge urabivuga iki? Uri abazamuduhe tumwihanira ibyo nago tubyishimiye. Ariko mu Rwanda kwihanira nago byeme. Oya tuzamuhana gake nago tuzamubabaza. Nk'ababyeyi. Tuzamana gake tuzamana ababyeyi. Ahangaha ni Kicukiro aho twari turi, hari benshi bagiye ngo iki kere kuba muduha wamushobora se rwose ntago nge Kazungu nari muzi ariko ukuntu mubonye rwose birambabaje cyane, birambabaje rwose umuntu wibashye kuriya rwose agara umuntu ukora ibintu nka biriya rwose. Abantu bagendera ku bantu bibashye n'abantu wenda basa nk'abagaragara neza mu bandi. Oya isi yarangiye kabisa. Isi yanabishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ibi naho bigeze ni ukwitonda ahubwo abakobwa bitonde cyane. Munyonzi uravuze ngo nguki? Oya Kazungu ntamuzamugare no mu bantu ntagakwiye no kuza mu bantu hano kuza abantu se bira ni ibintu abakora no kwihenu ahubwo nuko yangiriza imitima y'abantu ubu twarashize araza kudusekamo yaratumaze ubwo se ni ibintu ubwo baba bakora. Cameraman twagiye ni nabariya bazwi, hari abataramenyekana kuko ukurikije ahantu Kazungu yagiye aba hari abandi yishe ahubwo ibintu babicukumbure memo n'ahantu yagiye akodesha hose hamenyekana. Yego yagiye gufungwa oya ntago twanyuzwe Kazungu bamutuze tumuki nta kindi babona bakora no kugira ngo binave mu bantu biragoye, ariko arasuzugura kuko ntago babarisha abantu bangana kuri uzuseka uko wiboneye. Ari abantu bavuze ngo nagakwiye kuza mu bantu aseka kuko ngo guseka kwe no kwiyenura ko ngo nagakwiye kugaruka imbere y'abantu. Nyine no kubabaza abantu ngo bereke ko nta kintu bimubwiye. Nyine no kubereka yuko ntacyo bivuze. Niba umuntu yarisha abantu bangana kuri bitaramenyekana n'ubundi ntacyo bivuze kuza hano. Urabona yaramajije kwivugiza filimi yanyuma ategereje kuba yararangije, yavuze yuko bazakora uko bashaka. Igitego ngo nikibinjirana niba bari mu izamu. Murakoze cyane. Uvuze ngo iki? Bazamukira ahantu ba betone njye kubwanjye Kazungu ku ruhare rwanjye ari nkanje nashaka ahantu mushyira bakabetona bakageza nkana kazapfa ari kubyumva. Kuya byashoka nese ko yishe abantu bangana kuri ko muri abantu bakuru nko muri genocide hari umuntu mwigeze mubona afungirwa umuntu urenze umwe. Kazungu yishingikirije iki mu gihugu? Kazungu yishingikirije iki? Ntabwo mbizi. Ahubwo reka turebe kuri Kazungu. Iminsi 30 arayihawe y'agateganyo. Ntabwo ikwiye. Washakaga ko hakwirwa iki? Nuko igihano cy'urupfu cyavuye kuri yanjye nawe kimuha. Ntabwo kibaho. Nyine kubera yakoze ibintu byihariye. Kubera yakoze ibintu byihariye n'igihugu ndumva cyakora ibintu byihariye nacyo kikamwica. Uwicishije inkota aho rwindi nume n'umuntu ijisho nawe bazamena iryawe. Ubundi niko byakabaye bigenda. Umuntu nkuri yakabaye ava mu bandi bantu ntabwo yakabaye kigo. Muri birango umuntu nakomena ijisho nawe uzamena irye. Naguca akaboko nacibwa kandi. Ntabwo none yakicwa kandi. Muvanye mu bandi byabarushaho kuba byiza akava ubundi yava mu bandi. Yakavuye mu bandi ntakumye kujya ajya n'abandi asansabiriza. Ushaze ko kwemora mutinze. Ari kuza kudushinya kuri rero. Hari imitima arimo kubabaza ubundi. Cyangwa artibyishimo kuri. None kuri we ntiwamenya. Ngo iki? Iyo umuntu agukora ibintu nka bira akazaseka wumva mu mutima ubabaye cyane rushaho kugira agahinda. Ataza duseka yaba ataza agaseka wenda akaza ababaye nk'uko n'abandi bababaye ariko we yerekana ko ntacyo bitwaye ibyo yakoze ntacyo bitwaye. Abenshi twabuze abana wenda baguye iwe mu bo twabuze ubwo surambwira ko ushaka kuva ko ikibabaje kurusha ubundi ariko arimo araza mu bana aseka kuza aseka yarabaseka nyine
muvuze iki hari icyo bitwaye umva tumufata urumva tumujyane mu rusengero urumva satani yamushutse urumva tufate ibibando tumukubita tumutabika kuko yatabitse abana b'abana byose barimo bararira urusengero ryo gukora ikimusengero ko ari abakristo bajya niyo satani azajya gusenga urumva imana nayo igiye gusenga tumufate tumugeze mu kuzimu nuko yishe abandi bana bose Eric siko ari mushuti wanjye yishe wowe Eric ari mushuti wanjye kishe Eric mwamuziranye he Eric namushaka ku byo kudekora Eric byo kora biyari ibyo yakoraga namwijya mwigisha Kazungu yaramekuye bro yaramekuye musaza umva yaramekuye pole sana so abari badukurikiye muri mu bice byose byetandukanye reka dusoreze ku muryango cyangwa aho Kazungu amaje kuburanisha muri rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro gahunda zose wenda ziraza kugena neza ariko tubibutse ko muri komanteri inama zanyu inyunganizi zirakeneye bamwe mwajya mumva ibyo bavuga ibitekerezo by'abaturage barimo bavuga byinshi byetandukanye kandi inzego zigiye zitandukanye zikurikira bimwe bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho reka turebe iki minsi 30 y'agateganyo nishira hazanzwe iki hazakura iki ahangaha niho twari turi ku ngoro ya Kicukiro aho Kazungu Dennis yarimo araseka cyane ameze neza yishimye reka mbashimire nitwa Cekecu udakina n'abana ukina na banyina Imana ibarinde